umenye ko umuntu agiye mu bintu byo guterukana bw'ibyo byose bikoze. Yewe wowe wambona ari umusheri. Ubwo nasibeshye ngo byumve amazi. Teri nyine gereranyije n'ahantu uvuye n'utiri wano nta bintu nakajya bigira ibyadaje. Ugiye kumucira usebe ibintu akubwiraga. Ugiye kumucira mukeze. Subisu bimena. Nta mahoro yawe. Rero nakanya gatura kuganira. Gamba. Genda umubwire ko nahari. Genda umubwire ko ndwaye nawe. Wagire kuganira. Ntabwo mpari. Ntabwo. Ubwo nasibeshye ngo byumve hano hanze. Nasibeshye ngo byumve hano hanze hano usaba. Ahubwo haguruka tugira umuntu twumva hano. Uraza gukina hano mu kigo ibintu biba byaratuvuniye hano. Wikwereza umuziki. Ubundi ni igiti cyawe uteye gutora bino bintu. Ibi bintu se bwa mbere bibayera. Uvuga amazina ya wa muntu se. Haguruka. Nkorera bino bintu sibyo. Ndavuze ati haguruka. Reba ukuntu yigerage. Nawe arugana. Haguruka. Garuka. Wanshegewe wanusa. Sibeshye mwumve hano hanze urimo urashwibizwa. Nagufashe ku ngufu. Uyu mutwe nzahita mugira gusa. Mugira nk'uwiyose. Ndi kubyumva. Soka. Petron yaraje nyine. Ariko kabivuze. Nagaspay. Sumbaza ukuntu kameze. Yes. Sheri, shu. Unamubaza. Bitese. Amakuru se. Uraseka iki? Uri gusekera nde? Hano hari mushiki wawe urimo. Bayanze. Bite? Kuri guseka se. Bite byawundi. Wajyaga heza. Muri twese ari mukuru wawe. Amazi bayamwera. Hari uri kugira hazi. Urahazi. Utazi yava nandi. Ngatinyuka ukanyurana hano utanadusuhuje. Sheri sinavuga ngo nawe ntasonza amapfuka mugira amahasigira. Reba hano. Ubundi se witwa nde? Witwa ndera. Subundi kususa ibisuko byiza bite. Witwa nde? Nitwa Gihozo. Vuga undeba Gihozo bisobanuye iki? Twabare se wageze kuki? Wakoze iki se wageze kuki? Subundi kucyambaye na jiri kuramo shu. Umva yikuramo cyane. Basevane genda harakura amazi. Njya kuzana amazi. Barasu urasekera. Ese kudapfuka mu rugo hari mukuru wawe urimo cyangwa mu. Yepfara nawe iki? Hari gazi wawe urimo. Ariko mumbabare ntago nzongera. Wabikoze ugamije iki? Ntago nzongera kubanyuraho n'ukuri kw'Imana. Abona ngo karatunyura ko atanga. Singavuga ngo nawe windeba mu maso. Tubanurega gira kwa tubanurega. Kigali. Akoma. Bega kacingi. Yise. Ntabwo nashobora kwibwaki. None kuri tumwe kano kajire se shaka kunari keza. Oya manje. Ntabwo mwitondo. Nari byamambara kuwa gatatu. Byagambara kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu. Kuwa gatatu kuwa kabiri. Ku cyumweru. Nzayambara kuwa kabiri. Ku cyumweru muri eti. Sheri. Bayire kira turagiye abira. Twagiye. Ndabifatiye we.
kumbe ni mwebwe pfukama neza pfukama neza pfukama neza pfukama dore iki ngiki n'ibisatsi byacu muvuye hehe ni mwebwe bane mwenyine uvuye kwiyogoshesha n'urwo rusatsi ese shaka numva uri kunukura umugi niwe haryo bita ngo beginner dore urusatsi ni mate nabirenza kana agafafe mba nashyize oya nta bihano ndabaha ibihano nanabirukana ntabwo ari inshuro ya mbere wowe urabizi neza inshuro ya mbere nuko dore iki ngiki yewe warizanye mate z'ibiro mana yanjye ndabagenzane kweli umuntu aba yabatse mukanga kuzita reba igisatsi none iki ngiki ngo kivuye kwiyogoshesha akadoza kwafe nashyizeho nabi kwafe ya heyo kwafe ziremewe ni mwiza ntabwo ari mwiza dore iki ngiki noneho n'ibijwiri bite byawe bite ubundi wowe ntuvuye haguruka ntuvuye iwanyu ejo bundi mama wawe ntumuzi yapfiriye azajya ikongora mwebwe hajya ngo abana bo mu bakene nta nubwo umenya ahantu wavuye wanuzaho genda musange muri biro mwese biro n'udufuka iwanyu barazana udufuka twasi Caritas. Amazina yanjye nitwa Gihozo. Kuva navuka ntabwo nzi urukundo habe namba. Nta nshuti ngira, abantu bose baranyanga, mani. Murambaza Imana ikintu yandemeye pe. Mana yanjye nabuze ubwapfa n'ubwabaho Mana. Gusa Mana ndagusabye uzampa ibyishimo rimwe mu buzima pe. Ninshake nzahite nipfira. Ashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi simbibona, nanjye umutima urababaye. Byose biri mu murongo. Ni bande babonetse? Baba bibagendana Fiona na Kelly. Fiona yabonetse? Yabonetse ni zora warananiye se byako byakunze. Okay, rero ubwo nanjye kuba bari abagabo bo hanze bikingesha neza ko bafite gahunda. Then nawe nakingesha neza ko ni mugoroba. Ndi bubasohoye. Yenda bikora. Wowe upfa kuba uhari. Bikuri tubajyana. Ntabwo baruhije nyine. Ntabwo baruhanyije mani nabitayeho bamenye ubwenge. Bigana ikireka mu gihe. Rero n'abakobwa ntabwo ari abana. Nitabafata ngo bakoremo business bashyira abagabo hanze babyaza umusaruro n'amafaranga. Uzabura neza. Ye nabitayeho byararangije no kwijana. Genda bazana nimugoroba. Sisamoya. Sura buri Kibaraza abanza ngo ndaguhamagara kuri telefone yawe. Genda basura mbabwiye ko tugiye hanze nyine bisanzwe. So kindi byitwara nk'umuntu mukuru niba akajya mu menya gahunda zawe. Njye se ninde wabimenya ko mba ndaho nipoye nituruje ntawamenya. Menye ko umuntu agiye mu bintu byo guteretana diri zose zitaze. Yewe wowe wambona ari umusheri ko musisi ukatse. Njyewe narabirinze kubera ko nzi ikintu ndi gushaka nanjye. Ngo telefone yawe iri hafi. Irabihari. Okay, none wowe shobora gusohoka. Sara umuntu waba uhari. Strongly ntari. Gira vuba nyine kwa.
zira boro za animateri mana tarufu babaye boro batuzana ngo bikiniye ndabizi ko nyine urabizi animateri yego bari inshingano ariko ukuntu yivanga muri boro z'umuntu nyine ukabona aya mani je zira boro za animateri bro ngiye mubwishukuri ntabwo nzifana kabisa Ege niyo mpamvu ugiye buriya akenshi usanga bambaye nka weekend ya buri kanya nawe nyapfa kumwubatira ngo ureba abajene bahora baya weekend za buri kanya nise mana bari gutekereza ku babyeyi babo mwana barayigura reba nkawe barakwirukanye buri kanya ni matera igora gwa weekend barayitekereza ku babyeyi babo ubundi igihari cyo urumva ni inshingano ze aramutse atatanze raporo y'ibintu byakozwe kandi kaba bafatira umuntu hanze nanone cyaba ari ikibazo yakirukanwa gusa ndabyumva kuba ari inshingano ze nabo kuza kwivanga muri boro z'umuntu atari ngombwa kumva ibintu byaba ari sawa urumva ni materi imana aba yabikabirije byadanje nawe ajya abibarensinga bro yigo kabiriza ibintu nta munyeshuri wifuza ko ayo materi yamwivangira muri boro ze kabisa ahubwo cyane hari ababikaza nyine wenda hari umuhaye n'umuhaye materi kubona akirengagiza ibintu ariko nanone kandi materi wacu arabikaza niba arakabije kereka niba mutabibona mana arabikaza kaza kandi zirabura ntabwo ari neza kabisa nk'ubu hari kesi uburamo n'umuhaye materi akaba iyo kesi yayiciriritse ihuye n'umuhaye materi undi kumwe n'icyana ibyo bintu akaba yabishyira ku ruhande ariko sometimes uhuye kumwe nawe na materi ufite ibaba mani washyizeho wabigize nk'ibintu biri simple nakwihisha wenda ntabwo ari ahantu mu madushe nahakika cyaze wallahi uyu hano we n'agahenge yaguhereza neza zirite sasa nyine ngiye tungo ko mwarimu w'indi musasa muri kino kigo mushyashya muri demokarasi ntabwo uramenyera kandi uramba nibwiriye nko mu bigo by'abapadiri sinzi ukuntu hano gahunda ziba zesitaye ni mu bapadiri mu gipadiri padiri ni inziza ako hano ho ntabwo ari nko mu gipadiri hano nta bintu bitanje ni ibintu nyine biri aho tu ni moteri wahameze atese moteri nyine gereranyije n'ahantu uvuye ni moteri wano nta bintu ntabwo ajya bigira ibyadaje ariko nyine samutayimu hari igihe nyine nawe yikajije tu hafi umuntu mushya nyine ugomba kumukubanza ukajya uguteza ukamwereka ukamwigira umwana mwiza wenda kugira ngo ujye ukora za boro zawe nyuma nawe ibintu by'icyangwe hano se biba bihagaze bajya bafata ibyango se cyangwa wambara icyo ubonye cyangwa niba wisaniye boro zawe niba uri n'umusano umeze nka ba mistake ushatse wakambara ijipo wakambara cyaze hano hararenze ariko ubyambara nko muri etide mu minsi isanzwe ugomba kwambara ka uniform kawe ushobora kuyigufatanya rero bikabizinza no kwambara muri prep no muri weekend wambaye hano se barya fresh man fresh kurya byo kawunga akwica urumva hano aba ari insazi bro ufite ibiciro ukajya kenta kawunga n'ibishyimbo harimo kantine baranatera twebwe ahantu nigaga nta kantine nta kantine abapadiri ndarizi nta kantine bagira abo ndabizi aho kantine birimo abari ibintu byose ntabwo nagize amahirwe yo kwiga muri ibyo bigo by'abatari ubwo se nta biciro uriho twebwe nyine uri kumva nta nubwo kwibikira amafaranga byabaga byemewe nyine barayakubikira kugira ngo nyine abana bakibana ahubwo se umuntu mushyashya nkawe wabura agahumbi mungurize mwana ko hari utusipasi ngiye kwikorera igihumbi ntaribi ndaza kukibarebera nubwo muze kumfata mu kanya ndabakorera nanjye ndaza kukureba mwese master wa hano ni insazi se master ntabwo akunze kuba ahari ntabwo akunze kuba ahari nubwo akunze n'ibintu byo kuza agera mu makarasi by'abapadiri hano se mujya mugira ibintu by'amasho na boom n'ibiki byose sho ni nkaho ari buri cyumweru abasho cyaze wallahi none ubu ngubu gahunda ni gutya ahubwo se iki kigo cyanyu ko nabonye harimo abana barenze se abo bakunzemo se harimo abana njye ni n'ubwa mbere nize mu kigo basi baza kunyegera z'abana zo nge ubu bazi mu muzi ndabazi turaziranye ahubwo uzi kunyegera nyereka turiya na kandi wowe wanabinkorera yama kabisa nise bakwita nde bro ngiye promise wenda aza kugushaka ahubwo mukayitide mu kanya ariko ubwo nawe urabyumva nyine ubwo hano ikombaye aya ntaribi mani nongereho ikibazo sinabonye se ahubwo we turi no kwigana ahubwo we turi mu gikarasi we ntaribuze kumfata mu kanya ndabikora ndi kwigira muri ka gashuri kari hano hirya uze kundeba
sawa fresh kabisa ipeti bishya umuntu agomba kwiguramo ibiceri mwana ariko niko aba afite amafaranga nta muntu abashaka ko tuvugana abashaka tutumvikana ni iki Binka adakora ngo abikwereke iyo urwaye ninde ukwitaho n'inshuti zawe ari abakobwa ntabwo bakwitaho Binka ibintu byose by'urwaye bose sheri umushagariye iki mbwira ikibazo kimwe mani abashaka niwe tuvugana arapfira byata ntabwo abashaka kuvugana n'undi muntu ibyo biterwa n'uko agukunda cyane ariko hano turi ku ishuri none se abayumva rero tuzajya duhora basi ntabwo bwamugaragariza yamaze amafaranga se bwo atuma nawe umeka ukigira umwana basi ufite n'amafaranga aya deni nawe reka mbwira tekereza rero umuhungu buri kanya ushaka yo muri kumwe nta mwanya ntabwo tumuhondera umwanya nese ibyo bituma bikuraho ko navugana n'abantu ntabwo waspendinga umwanya munini uri kumwe n'inshuti zawe ahubwo waba uri kumwe na sheri Imana arakukunda nta kintu adakora ngo abikore niba arankunda njye ntabwo mukora biba nyine ntabwo biba bimfasheho wagira ngo anyihambira ntabwo ari ukubabaza ngaha ntabwo muzagende mukorana nawe murebe niba azakubabaza gusa we nta nshuti afite kuki adasipendinga umwanya munini nyine nibyo nkubwira afite ibintu yikorana zese reka mbwira mvugana n'undi muntu akarakara tukashwanira jya umwumva pe iyo ni sani yo kagukunda ntukigire umwana ese umuntu ugukunda ntatuma uvugana n'abantu cyane cyane utagabanya pe gabanya deni nawe ari we wanyumva nawe ari we wanyumva mbese nta kintu adakora mbese aba yumva muri Kigali wenyine tuzavugana niwe wenyine se mbona ntabwo ari wenyine mwavugana gusa umwanya munini wajya usipendinga umuvugana nawe rero n'uwo mwanya muto yamubwira ntabwo atuma mvugana n'abandi yase ndi kubona n'undi ararakara akabigira big deal uramubeshye ndamuzi ni igihe umuzi ntabwo umubeshye ese ndamubeshyira urabona n'undi musista se we naramubujije se yagiye avugana nawe kandi binagaragara pe mbese mukiye aramugushaka ugiye kumuca inyuma sebe binakubwiraga ugiye kumuca ugenda mukeye suwise ubimenya nta mahoro yawe rero n'akanya gato nabyo tuganira gambara genda umubwire ko nahari genda umubwire ko ndwaye wagire kuganira ntago mari dore ibi rero nibyo bituma nawe agufuhira buriya arakeka kuri kumwe n'abandi bahungu ntabwo mu kanya twari turi kumwe nyuma y'iminota ingahe nimba afashe umwanya ngo nze tuganire wenda hari ikintu bagiye kubwira genda umubwire ko nari ntago mari ntago mari genda umubwire ko nahari wagabanyije ubwawe ntari nzabugumane namwe muzabe nkanjye ntago mari genda umubwire ko nahari basi genda umwitabe umwibwirire ubone ko ntaho ndi bujye sheri wabikoze Manje naramurambiye umuntu ashaka kuma muri buri kanya wavoka murambiye basi jye ubu se uzagiye kukubwira iki njye ni kinaizo ibi nawe urambwira n'ibintu kantine wigira umwana wagiye uri umwana mu mutwe amasaha yo kurya arageze wenda yarashaka ko mujyana muri dada ahora mbwira ibintu bimwe abashaka buri kanya turi kumwe nawe wamurambiye nawe imagine uhora uri kumwe n'umuntu buri kanya ntabwo njya mukumbura ko nudora turi kumwe akamureka kandi uzabibona ushobora guhura bazamufungura namubona bazamwitwara n'umwana nawe mubwira uzajya uhora umwifuza ntabwo namwifuza azagenda arenge wenyine uzi yaragiye kukubwira iki cyama si yo bagiye kumbwira aze kukimbwira mu uzi yarakujyanye he nari aho yari kujyana bire wala ni ikintu bagiye kubwira yagiye kubwira akibagirwa iki ahora mbwira ibintu bimwe nge ndamwizi kasha uzabibona mwihorere mwihorere sanjye byamukumva sanze no wagiragura gushaka uda wazamwitwara uzambwire mwiyambura umwana mu mutwe bikarerenze afite amafaranga sinzi ikintu afite fame mu kigo ese kuti ibyo ngibyo byari mwebwe bweyine mu bibona oya n'abandi barabibona abana bakuru umwana mu mutwe uzi ko ari mwebwe bweyine mpamvu bimbwira Hoje. Chama. Você não ora, faz? Quando kari mu Moldova? Urabizi neza? Ntabwo mbizi neza niko yambwiye kari hano. Ko bigusekeje cyane, ko bigusekeje neza. Nuko atari hano. Yagiye he? Ari muri class man, ari kumwe n'undi muntu. Ntabwo yabizi. Ntabwo yabizi. Ari kumwe nande? Aho imanuka baraza kumbwira.
mwana w'umubebe ndamukunda cyane kandi nawe ndabizi ko ankunda ntabwo yabimpa nta kibazo tujyanye no kubateranya manukureba nese kuki uje kubimbwira oya biko usizi ko turi inshuti se ntacyo naguhisha aho ugenda ureba mwana uwo muhungu ndamwica kabisa izina ry'Imana nese yamuyiye karasi hepfo urenze upstairs right babona yego ntabwo ari bonyine izina ry'Imana kandi ngende murebe ndaza mwari mu kanya tubonana sibyo sawa nawe kandi wibye nashaka impinduka nashaka impinduka so I can be okay so I can be okay hakaza iminsi y'umunezero I can make you stay so I can make you stay so I can make you stay ndashaka impinduka ubuzima burarya umutima nutuza ndashaka impinduka ngo mbone bucya amarira arashoka amakuru naba Vanessa ubonye hano Vanessa ntabonze ntabonze inshuti zanjye nazo uzi se wa mwana ujya agasuzugura igira nzabigenza bite gori Vanessa ntabuzi inshuti zanjye nazo uzi neza n'ubundi ntabwo yakera wambabariye ko kutwera amano icara turi kujya he ese nziza ikibazo gisa mpana iki naba nkuziza ntabwo wa Vanessa mbazi niyo mpamvu ufunguye umwana wanjye amakuru zanjye ndaziteranya ba Vanessa ntabuzi icara hano izi by'impapuro ibyo birakureba zana hano wambabariye kuko aya manota ntabwo mfite uburyo nayagarura mbabara ndagukubita ndagusubiza iwanyu n'amaguru usi nta soni undiriraho nta soni Vanessa ubu ntawuzi oya ndeba ntabwo ndi kubyumva we ndeba hano Vanessa ntawuzi wowe za unyite kigori nkeneye urukundo rwa kivandimwe dore na data na mama n'ikize w'inyanga ni wowe nsigaranye ndashaka impinduka so I